Wow. Tayari makaroni yahiye. Biryoshye. Welcome to our YouTube channel, guys. Actually, no munsi tugiye guteka ibiryo by'abanebwe. So rero, don't forget to subscribe, to like, to share, to comment. We love you. Yes, mvuye mu kazi naniwe nacotse fo byatari ariko ikintu ndi ku expecting unyene ngeze home ntabwo nabetse the whole way but narushye sibyo ariko ngeze mu rugo ndi ku expecting ko sister agera bayateze kuko we yakoreye mu rugo, so it's only fair if she would be cooking, right? Like agomba guteka bari no munsi w'uwo bantu. So njye ndizera ko mama yatetse kabisa kuko abantu naniwe fo ntabwo najya mu bintu by'igikoni kaye agize ute ateka hewe kama nayo mu kizima cy'umuntu ndakora tada home sweet home. Anze nirebe mu kamera. Abo nsa nabi nk'umuntu urushye ariko da abo nsa nabi rata abo twashaje ngiye kureba nisanga nta biryo yatetse rwose turabipfa turasera ngiye umunsi wanjye ari uwanjye mba natetse ariko we nta ukuntu ajya adateka kandi simbikunda nze nde niba ari ibiryo yatetse. Okay, ameza nta biryo biri mu gikoni. Okay, probably utubati nta biryo birimo base hari biri muri firigo irimo irampamagara ukuvuga ngo muri make ndabona ipanu se isa nk'iyatekewemo base ishwi data. Uyu muntu yatetse we ntabwo yatetse. Yera mani uriye mani ko nta biryo ndi kubona njye mvuye mu kazi ndinaniwe. Watetse? Guteka? Umunsi mani ni uwawe. Umunsi ni uwawe kabisa. Ndabizi ko ari njye wagomba guteka ariko nyine ntabwo natetse. Kwiki se mani? Gende buryo mu kiko. Nyine buretse mbanza mubwire. Natije ko turi bwodarike. Ewe, urahazi njye nta mafaranga ifitiye mani. Se nta mafaranga. Urimo uranamfira imasa ariko si ibibazo nk'uko abyara. Rukuneza rubanda. Naje mbereka ko nyine ko ngiye kurya nta biryo nsanze hano kandi naniwe kandi umunsi wa guteka gusa. Uzi mani mpamvu natetse hari impamvu nyinshi zabiteye. Murimo murabyumva. Rwaye se yego urarwaye ariko se hari iminota bigusaba so guteka ibintu bikurikirana. Nyine guhagarara ni ikibazo. Wicara utera agatebo. Agasonga ubwe ntako tugira. Umva nkubwire cyaza mfite ide y'ikintu twakora. Cyihuta si ushonje? Ndashonje nta nigeze ndya umusozi. Kamwereke. Hari boro nabonye za noodles bateka mu mazi man. Like bashyiramo amazi katazishya. Suzizi? Abanyakoreya bakunda kuzirya man. Bakunda turashize abanyakoreya. Nyine ziba ziri mu gakopo noneho ugasukamo amazi ashyushye ugategereza ngo niyo ari iminota ingahe ziba zahiye katurya. Si ngombwa gushyira amazi, turasigaho amazi kuri keto tugiye kuzigura hano kuri boutique. Hano hasi. Uzi umuntu ararara noodles bro. Ubundi se sari igihe uzirya ukaziririrwa ukanazirarira umva yesu. Ariko nyine wakabaye nyine watetse mwakarya. Hari amayawurute zo kunywa, hari amata, hari ibyayi, hari amigati, hari amagi. Mfate noodles hama ndenze icyayi. Nese abantu babirye se babaki. Amadoro mu madoro. Wiriwe hano. Amadoro mu madoro. N'amadoro. Noodles n'amadoro. Okay, n'ubundi ntabwo nanjye ntabwo neka kujya mu kikoni. Oya ntabwo tujya mu kikoni. Twebwe turashyiraho amazi. Nese noodles zirihisha. Nyine turasigaho amazi muri keto. Amazi, okay. Turazitekera mu kirere. Ziba ziri mu gakopo kazo ntabwo ushyira mu isafuriya. Turashize. Mu gakopo.
gute se ako se mwana okay ngaho noneho twagiye ahubwo cyangwa se ujye kuzigura wenyine ngenda rushya ahubwo wagira tukareba ndareka mvuye mu kazi we wiriwe mu rugo wakoreye mu rugo yavuye muri office tugiye gukina tombora uri butsinde niwe uri bugume hano no ninjye njyewe nigiye kurya nuko niwe wagomba guteka ahubwo nyine nawe ndarwaye ese kumanuka ibaze we duturanye na boutique iri hano kumanuka steya oya tugende shesto tugende n'ubundi ni wowe uzi ibintu byo muri boutique cyane kirira aho ngaho rata tugende tugende unyereke ibyo bintu ufite amafaranga se nta mafaranga mfite fata telefone yawe tujyane nese turahahisha iki tururu nyine urishyura kuri telefone njyewe nta telefone yanjye yanazimye kwanza ngo mufate telefone yawe kandi nta mafaranga mfite no turakoresha ikarita nzi mu ndebere umuntu agiye kunsohora hanze imvura iri kugwa nyine imvura yaguye Kiyoni anyura abana bajya kuryama Kiyoni wowe uri Kiyoni cyangwa njye ndi Kiyoni mani twirukanke mani dore imvura iri kugwa oya wikirukanka uranarwaye kwanza nta nubwo wabona bro ntabwo habona imva tugiye kugera muri noza umva twagize muri noza dore sizi susu wapi ni ibikawa mani ni ibyo kunywa ye ni ibyo kunywa umva na boutique rero njye sinye nyihahiramo irahenda bisa nk'ibiryoshye yego ko 11 11 ako sha izabuka yigize ibiki dore bora twari tuje kugura ubwa by'abashinwa niyo n'abanyakoreya izi nese zigura ngahe arindwi akakopo kamwe se umuntu akarya gahaga niba ushaka agakopo nyine k'inshurage nyagasani ko bihenze ariko hano hari utwara bisa ni ibiki food truck ni ibiki ni piremani pire y'ibirayi izi nizo zatanu izi si ubu ziryohara fata nyine iyo ngiyo babeki ndabona nayizi dufate badi tayi ino niyo muri tayilandi ngo bagira ibiryo biryoshye ahubwo se hano hari izindi zatanu we ariko izi ni spaghetti ubu rero ntabwo nshaka mwese nyine nawe mfata iyo ngiyo nta kindi se umuntu ari buryo umuntu ararya tuno tuntu twonyine kodi hano hari izindi za make izi kandi ni iza make ni iz'atanu ye dore n'izi we noneho ziraremereye we shitse tuguze izi aho kugira ngo tugure utu tunanire tubonye 11 nigo nyine none se utwo tubiri nangahe 18 kandi akanga kaka zo zakuba zirenze
ngaho umva ukuntu ziremereyemo nta n'ikintu kirimo kimchi cyangwa turye kimchi kubera iwe siko nyine bugure kimchi spicy udon spicy yabi spicy shayi ntabwo bisaba ko njya muri kikoni oya abizi neza tubanze dusome nose we combine fresh ese ko muzamahitamo hano hari ibintu byinshi yego ufite se amafaranga uraje bishyura se wanze guteka se aya hano hantu harimo ibintu ntazi hano se ntabwo ubona nyine ngo tayi green curry oya n'inyama ziri mu gihe abanya n'ibintu bitari inyama basi bibira ibise ko bitaremereye amafi yawe rwose uyaryoheye ni kimchi ni amafi hano hari inoza lunch box iyi ni inkoko capwe none se ugiye gufata iyi bolo Indonesian mwana rero yananirwa guhitamo none dore mbese ufashe ibintu byose harya n'izindi turahitamo ibi by'icyatsi by'ubururu bimeze 11 shoyi ntamuzi njye iki kintu ndumva kiremereye ndumva harimo ibintu byinshi byo kurya kurusha okay ubundi se hariho nuzi hari iki se y'amagarama 150 shaya ni 190 n'ibitoya ariko hano ndabona hariho 4 so ibintu biragabanutse ariko kare yego nyine ni ibyo ariko se kuki biri kuri promosiyo kandi biri mu rusenda chili sha ibintu biri mu rusenda nyine ntabwo mbirya none rero tukatubuza amahitamo ni vegan ibintu by'ibibogaboga by'abantu batarya inyama mbese zino uko niyo ariko ari fresh uko ni chicken sinzi niba urayifata cyangwa ntabwo umwanya hano ntabwo nyine reka turebe ibisa n'ibiryo ni ibiryo nyabiryo so wagura ibiryo nyabiryo kugira ngo uritswe nagura wa muganga izi boro nizo zari zitumanuye none zirahenze ku rwego rwo hejuru ku buryo urya ukumva nta kintu uriye kandi hano hari ibiryo biri kumpamagara bati ngwino hano urafata iyo ngiyo ni spicy udon iri hehe y'ubururu njye ntabwo ndi ibintu biri spicy my dear eko biremereye biraremeresha tuguze ibi rero mwabibona induru bwishyure sumu nta kindi kintu wumva ushakamo Starbucks ariko kuri ibi kuri kano gakora aribyo
tuvuye kugura imvura yiyongereshe stop. Tugiye gukora mucaka nanjye nikorere ariko hazagenda umuntu yikoreye mu muhanda tukareba biramenetse mwana w'iboro yanjye yamenetse iraza kuva mani niba ariyo batekera oya ntabwo kuko hariho ishashi nta kintu ibaye turi guca mu tuveni hari utuveni uratuzi tuveni nyine utuntu twacagaho tw'udupanyapanya tugahita tumanuka akaruruma mu kenge ugahita umanuka akaruruma ukita yicoka muri nko ku mugezi ugiye ku mugezi niwacaga mu tuntu tw'utuveniveni cyangwa ugiye heza ibi biryo rero ni iby'abanebwe icyo ukora yabaye umunebwe none dore umva zumve nkaho wowe utagiye kubiryaho nyine ngiye kubirya ariko ugiye gutuma ndya ibiryo by'abanebwe wagize ngo si we bazi ku biryo by'abanebwe ariko njye mbereka ibiryo biri bino ni fast food oya ntabwo bishoboka urumva tukaba tugeze iwacu twe tuba duturanye n'akabutike nyine kaba gafunguye urumva noneho tugahita twinjira murabona kavumo tukaba turahageze icyo nakubwiraga rero boro amazi twari gusanga yahiye hano hose tukaba dushyizeho iki amazi niba mushaka kuyareba amazi ari gushya ubundi iketa ni iya mbere ihisha amazi nari mu masegonda tugiye kurya ibiryo by'abanebwe dufungure tugeze ahantu no gushyira biba birenze sibyo kuko twatangiye ngiyi hano instruction yavuga iki just ko bihumura nk'umwotsi ndagira siko nyine bino biryo byabo biba bimeze instruction ni ugufungura tugashyiramo amazi n'ibindi mugiye kubibona harimo bino bintu nose si ibirungo buriya ni ibirungo byabo si ibintu turarya dusome instruction ma place noodle soup and dried topping in the cup. Noodles, soup and dried topping in the cup. amenyo ni icyo abereyeho we ibiryo by'abantu tumaze gushyiramo udons udon hari ahantu byise tuzizi ariko dabareba ntakoreze bino bintu biba biri fani kubifungura birameneka biramenetse shawe ni ibiki bino si ni ibiki meze nk'amamesa ikid soup ese turashyiramo amazi buno cyangwa biraba bibaye turebe ni ugushyiramo ibintu byose n'amazi nyuma yo gushyiramo bino turetse dushyiramo amazi angana gute isuku ndakubwira nibigera
kose. Oh. Squeeze. Squeeze. Yamonye mbi squeeze. Nyine tumaremo amazi. Ahantu bafite. Aha. No. Add hot water up to the line inside the cup. Kugeza ku karongo ko kuri cup. Wagiye kongeraho amazi kugeza harimo subonamo karongo. Harimo karongo tugiye. Ariko naho twabetse ukuntu bisadiye. Ukuvuga ngo ibi ni ibyiwe, ibi ni ibyanjye. Tugiye gusukamo amazi. Kugeza kuri ka karongo urimo urakarora se? Ndimo ndakareba. Sekera sha. Ngombwa uvuge sha. Ngiye mfite ikintu bita igipimo. Wamaze. Igipimo. Cover with lid and let it stand for 3 minutes. 3 minutes. Okay. Tugiye gupfundikira noneho si ubunebwe buraha biteye n'ubwoba. Ibiryo birabiye papa. Minota 3. Dushyizeho na minota 30. Turagira 33 tuzi tugira. Ku bantu mutazi kurisha uduti, ese urabizi? Ninde wabikwigishije? We, narabimwigishije kurisha uduti. Winkuramo ingofero. Ndeka. Umuntu afite iki? Hanze guteka, icyo hanze guteka. Ndeka ariko. Hanze guteka. Umva rata, ninjye wamwigishije. Ninjye wamwigishije kurisha uduti. Na footage udazifite utazatuma nzibazanira bakazireba. Namwishe kurisha uduti si mutusi uraza tubarisha twabona muri film. Nese ninde wabikwigishije nyine ngo uturishe? Ni nande watukuguriye bwa mbere ngo uturishe? Ngugura? Rata natumuguriye bwa mbere araturisha ndanatumuha mugura n'akaboro. Ese nageze nkaca mu ishyamba ibiti ngiye urajya kungurira ibiti. Ntabwo turatuzo dufite hepfo haba ari hato ruguru ari hani naho bafatisha aho urisha wajya mu giti gatureba ubwo niba nano ufite n'utuntu tubiri uze ngenda arisha uko nyine nese ko utunatuguze no mu Rwanda imbanza nanabikubwiye muri tedemi Iminota di iminota naragira no gutegereza iminota 3 biracyari gutogota hano ubunebwe noneho burenze kwemera sibanza guteka se zabambi azuza urubinyurira mvarata kuba ntatetse nuko ndwaye azinda rwaye ambaraga kuba nyine wodahinze akantu kazima ese tugiye kurya nyine udon ariko nakoda uza ko ntabyo akora reka mwereke dufate ifoto zino bibaye bya kangahe by'ubunebwe. fata ifoto minota 3 yageze mezi foke cha usubira iminota 3 birabaye ra ubise mbese umuntu wabyenze yaribeshye shaka atazi imibare ifoke ngiri imwe nziza iri hedi mbese arabakukiza nawe amafoke yahikika neza yabawe iragoramye we nanjye ngenda ariko kandi abana namwe baba mugira amafoke mukunda kurisha iwanyu foke n'ibiyiko cyamurisha intoki yarakunda kurisha intoki nkiri muri segonderi na muri segonderi nyine ariko turamena aya mazi turamena ko ntaho byanditse niba ntaho byanditse turayanywa koko for better taste remove what the fuck nibyo ahantu bavuga ko kumena amazi ni ukubinwana rero ibi bintu kubinwana n'amazi uko biraba bimeze biti
Bimwana siko ugiye kurya amakaroni. Kubirisha nyine. Ushaka kubireba close bicyago mwayibona. Katwereke. Wow. Tayari amakaroni yahiye. Biryoshye. Cyari bigomba kuba biryoshye we. Rero ugomba kuvanga fresh ngo paka nyine bikoze tu. Ariko mbega izi life koko. Ariko mumbwire izi boro mu Rwanda zirari buno? Zirari muri Tedemiri. Ibikombe? Yemeruka hari noodles gusa. Hari n'izi boro ahubwo twe nitwawe tuzi ujye tureba. So maje gushya mu minota 3. Wabateka ibyo minota 3 katurya. Katurya. Yewe, ajya dutetse amazi. Genda Rwanda uri nziza. Kadushyiremo akunyu. Niko kabura ubundi bindi byose. Umunyu. Wicyane mu byose ko yabikoze. Jewe ndashaka kunyu se bite. Ahubwo bwe. Ntago ari mwiza. Si bazo mukabyara. Umunyu mwinshi. Umva bro. Izi boro se ko zihenze kaba ziryoshye. Kumbe gira yari. None se nyine riri wawe. We mujye mureba afite ibiryo byo yashegeye ibya. Nyine reka numva ibya uko bimeze. Okay ndaguha kamakaroni kamwe nawe. Makaroni imwe. Yaryoshye sha. Irimo urusenda shaho. Nanjye ni spicy nyine. Harimo urusenda kanjye ibintu birimo urusenda. Ariko yararyoshye bro. Nawe ibya biraryoshye. Yewe wagira ngo bayakoranye umufa w'amafi. Bro. Actually mubanze munabirebe neza hajyaho logo. Ibintu birimo ndarya. Urusenda niwe wafashe ngo spice. Ariko urusenda ni solo. Aje gusanga urusenda. Namubizi bakubita indi life hack irenze. Urusenda rwongera 14% byo kubaho. Genda bisacinge niba ujyande kukubeshya. 14%. Ubuzima bwawe Shashito ni ukuri pe. Cyonzi cy'Imana yagushatsira kubona biki. Turye man. Probably. Bro. Ibaya ryose bro kubyumva. Ndimo ndabyumva. Hari inzara, hari iki? Ndarinza. Bano haze. Ahubwo ndashyushye. Ngashyushye. Uzi yawe kurya ibingibi uziko ngiye kurira mu kanya. Ikibazo ni uko zishize nose umuntu ari iki. Urasubira wajya kugura ibindi da. Wowe amafaranga twishyuye. Hejuru y'utuntu tubiri. Hejuru yuko wananiwe guteka se uravuga iki? Ibiryo ko bitabuze ko bihari. Kuko. Mwana ararize. Wihaye kurya ngo insenda ngo utubanga. Yaryoshye akanyago yawe. Hano agasenda. Hano ka vegetable. Agasosi karyoshye. Agasosi. Ndiyemo bolo byango. N'imigati. Harimo tuno tuntu. Dukinono. Bari uduki. Tumeze nk'utu. Ukarya ko numva. Ameza shikrete. Ngayekenya. Turacyarya. Mwe murambirwa gusa. Hagati aho ku bantu bifuza bino bintu mu Rwanda hano wabisanga muri Tedemiri. Ndabizi neza ko utari mu Rwanda. Ngute sabu bya bitaraza. Tedemiri nta kintu yagiraga. Kwari kubaka ikizu kinini gusa ibintu binahenze. Baraje bakumbira. Tedemiri yahenze nje ni naho hano nahahira. Abashaka pirate bajyaga muri Tedemiri. Tungo twaya make. Kandi byabaga binahenze. Turi kubasezeraho.
ariko rero ntugire n'ubunebwe cyangwa nubwo tuba tubyita ibiryo by'abanebwe nuko ari izi food nyine ushobora guteka fasta tu byoroshye iminota 3 bro 3 kandi turya kandi biraryoshye kabisa nubwo ushatse wagura utuntu nka 3 mugane tedemiri bye bye turabemera ibyo mukunze nyine mukubite subscribe mudusapoting support yanyu rwose turayishima sofa ariko nyine dukomeze buriya subscribers kweri mama muguteza n'ukuntu kuri TikTok tu nta nubwo ngo TikTok sibyo mwebwe duteza imbere sibyo tuzatubakubita tw'ubwenge mwe mutubwire ibintu mutubwire ibyo mushaka natwe dufite n'ibindi tubitsega muri stock birahari nuko tuzise turabisohora abantu batari kutusapotinga ngo takuraje ariko yego sha courage yanyu irakenewe mana yanjye irakenewe cyane tubaremera tubafite ku mutima always ciao ubungubu ngiye kwirukanka nje gushaka ibindi akantu kamwe so nta mugabo urya kupoka kare